uri uwo gupfukamirwa, ntabwo ugereranywa, ntugira uwo musa, ntugira uwo mungana, wuje urukundo, wuje imbabazi, wuje ibambe ridakama, urihariye mwami w'abami. Imbabazi zawe zatugezeho zidukura mu bihanamanga, zituzana aho uri, utugira abana, uratubabarira, uduha kuraganwa n'umwana wawe utarigeze acumura. Uyu munsi dufite umurage hamwe na Kristo, turabaragwa baraganwa nawe mwami w'abami. Twabinganya iki? Reka urwo rukundo rushorera imizi mu mitima yacu mwami, turusogongere, turumenye, twigira imbere muri rwo, maze dukire imvune z'ubuzima, maze dukire imvune z'umutima, maze dukire iminyururu y'icyaha, maze twuzurwemo nawe nyaguhora ku ngoma. Duhinduka abo wifuzaga ko tubabo, icyaha kitaratuvunagura, ibikomere bitaratuvunagura, ugutabwa na za rejection bitaratuvunagura, uduhindura abo wifuzaga ko babo ya shusho y'ukuri wari ufite ku buzima bwacu mwami, za bindi wanditse mu gitabo cyawe tutarabaho n'umunsi n'umwe, uduhuze n'umugambi wawe nyaguhora ku ngoma. Reka dukirire imbere yawe, utushoboze kukurekurira byose, udushoboze kukwiringira byuzuye. Ntabwo rimwe na rimwe tumenya kwirekurira mu biganza byawe, kuko twabayeho twirwanaho, tukabaho twimenya, isi ikaduteragana nyaguhora ku ngoma. Twaza no kuba abana ntitubishobore, ngwino uvure mwami, uvure ibyo byose biri mu buzima bwacu bitubuza kuba abana, bitubuza kukugirira icyizere, bitubuza kumenya kuri papa by'ukuri. Ngwino mwami w'abami, ukora hacu harwaye, udukize, utwigishe kukwizera, utwigishe kukumvira byuzuye. Bamwe twakuze twigenga, nta udukoma, nta uducyaha, bituma dukura turi ibyigomeke mwami. Ibyo duhisemo tuba twumva ari ibyo, nawe ntitubasha kugondera ijambo ryawe, ntitubasha kuricira bugufi. Ariko ngwino udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino udukize, duhinduka abantu bakize, duhinduka abantu bashobora gutunga umunezero w'agakiza, bashobora gutunga ibyishimo by'umwuka wawe wera. Abantu mwami batunganijwe rwose, baguhindukiye ab'umumaro rwose. Turagushimira ko nawe aribwo bushake bwawe, wagiye ku musaraba ukorwa n'isoni kugira ngo tudakorwa n'isoni, umenagura ingoyi z'ibyaha, uratwimura, udukura mu bwami bw'umwijima, utwimura mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Reka ntagire igisigisi cy'ubwami bw'umwijima kitubaho, reka ntagire ingeso twanduriyeyo zidukurikirana, reka ntagire gupfapfana twakuyeho bidukurikirana mwami w'abami. Twimurwe rwose, turushaho gusa nawe umunsi ku munsi, twuzurwe n'aya mahoro wadusezeranyije ngo watandukanye n'uko isi yatanga. Ntubeshya, yaza kuba atariho uba warabitubwiye. Reka ayo mahoro aganze imitima yacu, reka dukirire muri wowe, reka twakire ikiruhuko cy'ukuri, reka duhinduka abo wifuza ko tubabonye guhora ku ngoma, maze uduhindure koko bya biti byo gukiranuka byatewe nawe, bibereho kuguhesha ikuzo nyaguhora ku ngoma. Urakoze ko witwishobora byose, 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 nta na kimwe kikunanira. Cyaba icyadutse vuba aha ngaha, cyaba ikimaze imyaka, cyaba icyo twarazwe, cyaba icyatugezeho kuri twebwe ari bwo bwa mbere, witwishobora byose. Nta kikunanira mwami w'abami, nta kikunanira mwami w'abami, nta kikunanira. Ushobora byose. Duhe guturiza muri wowe, duhe kwigwanika mu gituza cyawe nk'uko umubebe yigwanika mu gituza cya mama we. Duhe kuruhukira muri wowe kugira ngo twakire ibyo dufitiye byose mwami w'abami. Urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, ntabwo turwanya, ntabwo uri contre nous, uri mu ruhande rwacu. Ngo ububisha wacu ninde? Wowe ntabwo wareka intore zawe, kandi ari wowe uzirengera, kandi ari wowe uziburanira. Urakoze mwami w'abami, tukugarurira icyubahiro. Turagushimiye ko mfise gusenga kose twasengeye imbere yawe. Urakoze mwami w'abami kubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe washoboje nanone uyu munsi. Izina ryawe turihaye icyubahiro. Umve gusenga kose turimo dusengera imbere yawe muri iyi minsi. Uduhe ubuntu, uduhe imbaraga byo gukomeza kuba imbere yawe, kuzindukira imbere yawe, gutinda imbere yawe nyagora ku ngoma. Udukure mu biturangaza, udukure mu bidufata, uduhe gusimbuka imitego Satani adutega kugira ngo tudasenga, uduhe kuba hejuru yabyo kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze gusenga, murakoze kwitanga. Imana ibahe umugisha. Nubwo ari twebwe tubyungukiramo, ariko biba byasabye nyine ko witanga. Niba wigomye ibyo kurya, byagusabye kwihanganira inzara. Niba wafashe kandi ugasenga, byagufashe kuva mu bindi, byagusabye kwiba amaso ibindi no kwiba amatwi ibindi kugira ngo usenge. Rero Imana iguha umugisha. Aho washobojwe nawe washoboye ku kigero utashakaga, Imana iguha ubuntu n'imbaraga kugira ngo ejo tuzabashe kongera gukomeza. Turi masengesho y'imisi 3 nkuko tujya tubikora kubw'ubuntu bw'Imana. Niba ari ubwa mbere banye natwe muri iyi gahunda, ni karibu. Turasenga kuva ku wa mbere wa nyuma w'ukwezi twageza ku wa gatatu. Dukora niba turi mu gitondo, tukongera mu mugoroba
Imana iguha umugisha ufatanya natwe. Hanyuma ku munsi wa gatatu tugasangira igaburo ryera mu mugoroba. Turakomeje rero mu nyigisho tumazemo iminsi zo kwibaza niba umubabaro ukabije wakira. Turaza kuvuga ku gukira no gutsinda rejection cyangwa se gutabwa cyangwa kudatoranywa, gushyirwa ku ruhande, kurekwa. Turaza kubivugaho uko dushobojwe, tuzakomeza. Hanyuma hari ibyo tutashoje ubushize nifuza kuvugaho gatoya kugira ngo dukomeze. Twaganaga ku kuvuga ibyo twebwe dukeneye, inshingano zikwiriye abifuza gukira k'umutima, kuko babifitemo inshingano, kandi izo nshingano tutazikoze gukira kwacu kurakererwa cyangwa se ntitunakire. Birashoboka rwose ko umuntu yakizwa akazajya mu ijuru, umwuka we waracunguwe, yarahindutse umwana w'Imana, ariko akabana n'ibikomere kandi bikabije kugeza igihe azagera mu ijuru. Ntuzigere umubonana umunezero w'agakiza, ntuzigere umubonana ibyishimo by'umwuka wera, ntuzigere umubonana kunesha no gutunga umutima ugenda uba mwiza urushaho gusa na Yesu. Rwose akaba akijijwe ariko ibyiza by'abandi atabinezererwa, yabonye umuntu yicaye ahantu yumva ari we wahajya kandi atari uko abishaka, ariko kubera igikomere kirekire, kuko ibikomere birarutana ubujyakuzimu, ubujyamutima bwacyo burarutana, muzi uko mbivuga, ariko profonderi yabyo, deepness yabyo irarutana. Hanyuma uko ikomera bitewe n'aho twakomerekeye, byatugezeho mu bwana, ibyo twakuye ku bantu bagombye kutadukomeretsa, bigenda byongera ubunini bwo gukomereka. Umuntu rwose agakizwa, ariko Mana yanjye agakomeza kubihirwa. Kandi ikibabaje nuko hari n'igihe atabimenya, ariko akaba umuntu ujombana, akaba umuntu abantu batifuza kuguma iruhande rwe, nyamara nawe si byo ashaka. Yesu rero mu byamuzanye ni ukuri arimo kudukiza icyaha, kudukiza n'inguma z'umutima, kudukiza ibikomere, kuduhindura abantu bataraga mu bice byacu byose bitugize. Twasanze rero ari iby'ingenzi, kandi koko ni n'iby'ingenzi, ntabwo twabivuga ku kigero gihagije, turabivuga ku kigero dushoboye aho tugejeje kumenya. Ariko ndakwifuriza kwifuza gukira kwa soul yawe, kwa ame yawe, k'ubugingo bwawe. Ntugarukira ahantu hamwe, narakijijwe narindutse umwana w'Imana, ariko ntugarukira, wifuze gukira rwose byuzuye. Twababwiye ko inyigisho dukoresha ari za LL Ministries, irahari, iri mu Rwanda. Twashyizeho link munsi y'inyigisho, ndibaza ko n'uyu munsi bayishyiraho, kugira ngo niba ubifitiye ubushobozi unabishakishe uyigane. Nasanze bikwiriye umukristo wese mu by'ukuri ko akwiriye kuba mu nyigisho nk'izo. Ushobora kuba hari n'ahandi babizitanga, ntabwo mpazi mu Rwanda, ariko biragufasha rwose kuba umuntu ukize kandi umeze neza. Imana iguhe umugisha. Twavugaga rero ku nshingano zikwiriye cyangwa se uwifuza gukira akeneye, kuko nawe nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, nyuma yo kumenya icyo Imana ishaka, nawe akwiriye kumenya ko abifitemo uruhare runini cyane. Yego Imana ifite uruhare, abamufasha bafite uruhare, ariko nyiri kwifuza gukira afite uruhare runini cyane. Hari igihe umuntu ananirwa kurekura ikintu cyamukoreraga, ikintu cyane ko umubabaro wacu cyangwa ibikomere byacu biragenda bikamera nka identite yacu, ikituranga, ku buryo rimwe na rimwe tutabasha kwitandukanya nabyo. Niba ubayeho uri umuntu umanipira abantu, ukontorora abantu, kandi bikagukorera, ugasanga ntabwo ubashije kubirekura, cyane ko rimwe na rimwe n'igihe utamenya ko ubifite. Ariko ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ijambo ry'Imana ribera ryiza, ntabwo rigushinja ngo rigushinje nk'umushinjacyaha rigarukiraho. Rirakwereka, rikagukonvinsinga, rikakwemeza, rikakwereka aho harwaye, rikaguha n'uburyo bwo gukira. Imana ishimwe cyane. Twasanze rero Imana ntabwo, ubwo nagiye handi kandi aho ntaganaga, twasanze Imana iratwankuraja, iratwegura, iradushyigikira, ariko idukirisha ukuri. Kandi ukuri rimwe na rimwe kubangamira ibyo nsanganywe n'imyitwarire yanjye. Hakaba ubwo rero mu kuruha kwacu, mu kwifuza gutabarwa kwacu, mu kwifuza ko Imana yaturengera, twumva twafata igice kimwe. Ni nyankuraje, inyenkaraginga niko bavuga harya, intera inkunga, inshyigikira inkunde, ariko ibintu by'ukuri gukeba ise nk'ibireka. Ariko twasanze ibyo bintu biragenda na byombi, ukuri kurakiza. Ntabwo Imana itubebeza gusa, iranaducyaha, iranadukosora mu rukundo rwinshi. Hanyuma twabihuriza hamwe, twabyakira byombi, tugahinduka rwose abantu bagenda bakira. Ntushobora kuba mu isi udakomeretse cyangwa udakomereka, kuko nta nubwo bivuga ngo kuva warakomeretse ngo byararangiye. Ni ukuri isi irakomeretsa, kuva dutuye hafi y'icyaha nuko bimeze. Ariko byibuza iyo ukize ibikomeye, ugira imbaraga, za mbaraga z'umutima twavuze, ugira imbaraga zo guhangana n'ibikurikiraho, ntibikwice cyane, ukaba amahoro, ugakomeza urugendo. Ibyo rero ngewe nkeneye kugira ngo bikoreho, ibyo ukeneye gukira akeneye gukora. Icyambere agomba kumenya ko bimureba, ko yagira icyo abikoraho. Si ibintu anagira abandi, si ibintu asigira abashumba be, ababyeyi be se, abamufasha, abarideri be spirituel, soya. We agomba kumenya ko abifitemo uruhare, akamenya ko uko abyitwaramo
bizoroshya urugendo bikarwihutisha, akita ku mwifato we. Ku mwifato we twagiye tubivuga ubushize tutanyinyizo, twaravuze ngo utemera muganga wawe, utemera uburyo yakubwiye uzafatamwe imiti, n'ukuri ntago wakira, ariko wemera inama ze, ukemera uburyo yakurangiyemo inzira, hanyuma bikagufasha gukira. Rero umwifato uwifuza gukira umutima, gukira umubabaro, gukira mu marangamutima, n'uw'ingenzi cyane cyane ko nta kintu na kimwe Imana cyangwa umwuka w'Imana akorerana natwe adufashe nko ku ngufu. Iteka imbaraga z'Imana, ubushake bw'Imana bizakorana na volonté yacu n'ubushake bwacu. Ibyemezo byawe rero ni by'ingenzi, ndetse n'ibitekerezo byawe. Buriya Bibiliya itubwira ngo ibiboneye byose, ibishimwa byose aba ari byo twibwira. Nuko nihatunguka igitekerezo kitandukanye n'ikijambo ry'Imana, ukwiriye kukirwanya, ukwiriye kwanga kujyayo. Kugitinzamo n'ikizo no kukimeditatingaho, nukucyuza nko kwa kundi nka yuzi ibyo yari yariye kare. Buriya igitekerezo cy'amaganya, cy'uburyo warushye, cy'ibiki n'ibiki n'umwijima kije, ugakomeza ukakinonosorera muri wowe, uba urimo kwiyica. Ugomba kukirwanya. Twasanze nta murongo n'umwe utwemera kuguma mu maganya, ahubwo umurongo ijambo ry'Imana dukangurira kwishima, ngo ntugende bibabwiye ngo nimwishime iteka. Ese nuko ibitubabaza biba bidahari? Biba bihari, ariko dukwiriye kugira urwo rugamba cyane cyane mu gutekereza kwacu, tukanga ko ibitubabaza biduherana. Urugero, ushobora kumva wabyutse ubabaye, none wakumva ubabaye ugahita utuninga uturimbo tw'umubabaro, gusa urifashije cyangwa uba uritebeje, uba witebeje kurushaho. Ntabwo yari inzira y'ubumana rwose idukiza. Ukitegereza ibikorwa byawe, ukitegereza imyifatire yawe, ukemera n'icyaha cyawe. Twasanze inshuro nyinshi imibabaro itwibagiza ko twebwe tugira icyaha, kubera ko abantu baba baraduhemukiye kandi bikabije. Ubu tuba tubivuga rwose, ubuhemu bwo mu isi bumwe twabonye burakabije, burenze ubwenge, ari nubwo tutazi. Ariko ubwo buhemu bw'abantu batugiriye ntibukajye buduhuma amaso ngo twibagire ko natwe turi abanyacyaha bakeneye gukira, bakeneye guhora bakizwa, guhora bezwa. Icyaha cy'abandi n'ubunini bwacyo ntibukatwibagize. Muribuka wa mugore bazaniye Yesu yafashwe asambana, bari baje bamushinja kuko bamufashe. Hari igihe rero natwe dushinja badukoreye ibyaha tukibagirwa ko natwe turi abanyabyaha. Yesu yabigenje neza, aravuga ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Bose basanga baragikoze. Umuntu waguhemukiye wenda yakoze ibintu wowe utakora, yarakwishe se, yakugize nabi, sinamenya ububi bw'isi ni bwinshi, yakoze wenda ibyo wowe utakora, ariko nawe ufite ibindi byaha, nawe ukeneye imbabazi z'Imana mu buryo buhojejeho. Imana ishimwe cyane. Ukeneye kumenya neza ko ubifitemo uruhare rwose. Gufatanya kwawe ushaka urwo rugendo rwo gukira ni umugabane wawe, ni urugendo ukwiye kwemera gushakisha kugira umutima mushya. Umutima mushya cyangwa se imitekerereze mishya. Kuko niba ngitekereza nkuko natekerezaga kera, sinzigera ndenga aho hantu. Murabyibuka kuko umuntu atekereza ariko ari. Mu bintu rero Imana idukirisha harimo guhindura uburyo dutekereza. Kandi abamazeho iminsi mike ya mu gakiza turabizi ko hari uburyo twatekerezaga bwagiye rwose buhinduka, kandi bikatubera iby'umumaro. Hari umuntu ushobora kugendana ubwoba bw'urupfu, kugendana ubwoba bw'indwara runaka, kugendana muri we kumva atsindwa, kumva ko ikintu cyose agomba gukora cyane. Ntabwo ibyo bitekerezo wabyikuramo, cyakora ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kubigukuramo. Niko batubwira mu Baroma 12:2 ngo ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure. Ijambo ry'Imana riravugurura abakundwa, ridukiza ubwoba bw'ejo hazaza, ridutera gutekanira mu biganza by'Imana, ukajya uyoberwa naho uwo mutekano wowe ukuye, ukajya wumva ufite ukuntu ushinganye, ukajya wumva ufite ukuntu Imana ibizi n'ibyigiye kukubaho n'ibyakubayeho, kandi si ibyo umuntu yigira, ahubwo ijambo ry'Imana ryatinze muri twe ridutera iyo mitekerereze mizima ivuguruwe. Ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Nuko bikwiriye kutugendekera. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana ishobora gukora yonyine, twebwe rero abasenga n'abafasha abandi gusenga, tujya tugerageza kujya mu mwanya w'Imana rimwe na rimwe. Ukumva umuntu wamusunikira mu gakiza, ukumva wamuteramo ibintu umaze kumenya, ukibagirwa nawe ko byagufasha imyaka, ukibagirwa nawe ko ari urugendo, ariko tukumva barimo baratinda, tukumva hari ibintu bikorwa n'Imana yonyine. Twebwe turafasha, turashyigikira, turakangura, turakunda aho dushoboye, ariko hari ibintu bikorwa n'Imana yonyine. Kwemeza abantu iby'icyaha bikorwa n'Imana yonyine. Si amagambo yanjye, cyakora Mwuka Wera yaca mu magambo tuvuga agakonvinsinga umutima. Ikitwereka ko ibintu ari Imana yonyine bikora nuko abantu batanu bashobora kumvira ibintu icyarimwe, bigakora kuri umwe wenyine, abandi bikamera nk'aho batabyumvise kandi babyumvise. Imana rero niyo yemeza iby'icyaha, Imana niyo itweza, kudutunganya niyo ibikora, guhana niyo ibikora, no gukiza ni umurimo w'Imana. Icyakora irabikora kandi irizewe. Muri Zaburi 103:3 baravuga ngo niwe ubabara ibyo twakiraniwe byose, agakiza indwara zacu zose. Aradukiza,
aratubabarira, uwo ni umurimo we. Ikindi niwe uhindura kurushaho kuba nka Yesu. Nta muntu ubiha undi. Twagiye twumva ibintu bitandukanye, natwe twagiye tubaho tubyizera. Hajya n'ibiki, gusigwa kw'inshuro ebyiri, ndashaka gusigwa kwawe, ndashaka simbizi, ndashaka guhamagara kwawe kwikubye kabiri, ndashaka ubuntu ufite. Ni ukuri ibyo bintu nta muntu ubiha undi, cyakora twakwigira ku bandi badufasha mu rugendo, ariko ibyo bintu bikorwa na Yesu. Guhindura kurushaho kuba nka Yesu. Iki ni icyifuzo gikwiriye kuba mu mutima w'umuntu ushaka gukira. Hari igihe kubera ko igikomere n'umubabaro dukura mu bikomere n'ibyaha uremera ukanabiha, hari igihe umuntu aba yumva yakira icyo, agakira uwo mubabaro, agakira icyo gikomere, agakira ubwo buretwa bwa Satani, ariko umutima utifuza kurushaho gusa na Yesu, biba ari ukwibeshya. Uko ndushaho gusa na Yesu niko ngira imbaraga hejuru ya Satani, niko mutsinda, niko uburetwa buvunagurika kuri ngiye. Kwa gusigwa kwa Mwuka Wera muri twebwe, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, ngira ngo muri Yesaya, ngo gusigwa kuzazana kumenagurika kw'ingoyi. Uko ndushaho gusa na Yesu, gusigwa se niki? Ni ukuyoborwa n'Umwuka Wera, ni ukuzura Umwuka Wera. Uko ndushaho gusa na Yesu niko uburetwa bwa Satani bumenaguriye. Umuntu wese wifuza gukira umubabaro ukabije, ntabwo Yesu azaza ngo ajomboremo umubabaro, kuzuza ibitwenge n'umunezero utari mwupfa. Abantu harababaza, ariko niko kuri. Uko mfa kuri kamere no kwiyobora no kugengwa n'imitekerereze yanjye, niko Yesu anyuzura, niko anyuzuza amahoro ye, niko anyuzuza kunesha kwe, niko anyuzuza umunezero we. Haratubwira mu Filipi 2:5 ngo tugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Let this mind be in you. Mind ya Yesu ibe muri twebwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe cyane. Abandi bashobora kudufasha iyo tugize umugisha, tukabana abantu badufasha, ariko nabwo tubigiramo uruhare. Burya hari umuntu utabasha gufasha n'ubwo waba ubishaka, akakwangira, akavuga ati oya, aho ntitugereyo, ibyo bintu byo ntitubivuge. Cyangwa se kuko gukira ari urugendo rurerure ufata iminsi, akumva ngo ari akantu twabivuze ko atari akantu bakanda gutya ngo bite bikunda, ariko akaba yakwanga rwose. Abandi icyo badufasha ni ukudushyigikira, ni ukudutera umwete, no kudukomeza, no kutugira inama z'ubwenge, ni ubugwaneza bwatuma tubasha kwigira imbere, ni ukudukunda, ni ukudusengera, ni ugusabana. Ikindi biba bikenewe iyo ari urugendo duturuka kure, ko tugira byibuze umuntu umwe, babiri se, itsinda se. Burya umukristo uri nyamwigenda uba wenyine biba bigoye rwose. Kugira itsinda se, groupe ntoya se, abantu bagufasha mu rugendo, kugira ngo umenye nk'umuntu ubaho accountable kuri we. Ushobora kubwira uyu munsi natsinze, ejo naratsinzwe. Ni ukuri ubukristo bwa nyamugendaho nta hantu bugeze umuntu. Ikindi online ifasha nyine nka online, ariko ukeneye fellowship, ukeneye ubusabane bw'abavandimwe rwose. Imana ishimwe cyane. Uru rugendo rero turukomeje rutugeza ahantu ho kuguranirwa, n'ahantu heza, ni naho twifuza. Turaguranirwa rwose, tukavanwaho ibyacu, tukakira ibya Kristo. Ubundi niko gukira, nicyo ngicyo tuba tugamije. Imana iratuguranira, hakabaho iguranwa ry'ubumana. Niryo ari amagambo tubona muri Yesaya. Kristo yishyizeho umubabaro wacu ku musaraba, aduha guhumurika kwe, cyangwa se guhumuriza kwe. Habaho kuguranirwa. Ni ukuri umukristo ufite amahoro ya Kristo uyu munsi, ufite umunezero w'agakiza, ntawe ubivukana, nta n'ubuntu byakira ku munsi wa mbere w'agakiza. Ni urugendo, ariko ubundi naho tugana kuguranirwa. Nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu yarayikoreye, ntabwo ayikora ngo natwe dukomeze tuyikorere. Oya, arayikorera twebwe ikagira gute, ikatuvaho. Nirwo rugendo, naho data abatuganisha. Yesaya 53:4-6 haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Ntabwo yazishyiraho ngo nanjye nkomeze nzitware. Oya, haba hakirimo ikibazo. Iyo azishyizeho njyewe zimvaho. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ntidukwiriye kugenda tukwikoreye kandi wari ufite. Yesu bamwita ngo yari afite ibitugu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, afite ibitugu byo kwikorera imibabaro y'abari mwiza. Ntabwo rero yayikorera ngo nawe uyikore. Iyo tukiri batoya, ni batoya oya, mu rugendo iyo tutaraguranirwa, tujya tugira ngo tuzanezerwa, ariko ikibazo kituri imbere cyavuyeho. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ni koko ikibazo kirababaza kuba kikiri imbere yawe, ariko mu bantu 3, 4, 5 bafite ikibazo gisa, bamwe batsikamiwe nacyo, abandi bafite umudendezo, abandi bafite amahoro. Birashoboka rero rwose kwiguranirwa ryabaho, kuko ikibazo cy'isi kimwe kizavaho hazi ikindi, niko isi imeze. Iri gurana rero
rwose rizakuba hari n'ibibazo runaka bikiri imbere yawe. Kandi niba uri mu gihe rw'agakiza umazemo imyaka runaka ukomeje kugenda ukura, ari byiza urabyiyumvamo, urabyimenya ko ari ibintu byagutsikamiraga uyu munsi bitakigutsikamira, kuko nyine waraguraniwe. Imana ishimwe, kandi Imana niho iba yifuza kutuganisha. Turabyibuka ko Yesu yasigiwe kudukiza imvune z'umutima, nk'uko tubibona muri Yesaya 61, ariko ne kuhasoma kubwo umwanya. Twavuze ku byo twari dukwiye gukomeza gutekerezaho, twamaze umwanya twibaza ninde nkwiriye kubabarira, kumva bimeze nk'ibinyuranye. Ese narababajwe kandi ndasabwa kubabarira? Yego warababajwe, kandi gukira kwawe kurimo n'urugendo rwo kubabarira. Kubabarira bitangira mu cyemezo cyo kumvira Imana, ntabwo bitangira mu gupima ubunini bw'icyo nakorewe, uburyo nababajwe, ndetse uwambabaje wenda akirimo no kubikomeza, kuko ibyo ngibyo nabyo birahari. Ntabwo tuvuga imibabaro tuvuga ya kera gusa, harimo n'iya none. Uwakijijwe, uwagize umugisha Kristo akaba ari mu mutima we, kubabarira no kumvira itegeko ry'umwami. Turabanza tuvuga ngo yego mwami, ubwo ari byo usaba ndabyemeye, tugakurikiza kuvuga ngo ngaho shoboza. Ariko iyo uvuze ngo Imana nayo irabizi, ibyo ntiyamisaba. Iyo ryo guca bugufi, kandi abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu. Iyo wicisha bugufi ukabyemera, Imana iguha ubwo kubishobora. Ujya kumva washoboye ikintu kitashobokaga mu bwenge, nawe ukibaza uko cyagenze. Rero niba uri umwana w'Imana rwose, Kristo ari umwami w'ubuzima bwawe, uvuga ngo yego mwami ndabyemeye, hanyuma binshoboza. Iyo umaze gufata icyo cyemezo, ubukana bw'uburemere bw'ikibi wagiriwe bugenda bushira muri wowe, hakazagera igihe rwose bugashira burundu, ndetse uwo muntu ukamugirira impuhwe, ukamenya ko nawe atari we, ari Satani. Ikindi tuba dukwiye gutekerezaho ni ibyaha, ni ingeso, ni imyitwarire, ni imitekerereze twatewe n'umubabaro, tukaba tuyigenderamo nyamara inyuranye n'ijambo ry'Imana. Tuba dukwiye gufata umwanya wo kubitekerezaho ndetse no kubyihana. Hari ikintu tudevelopeshwa n'umubabaro twagize no guhemukirwa twagize. Hari ibintu dukupa burundu, wenda niba ari umubyeyi cyangwa ari umugabo cyangwa ari umugore, ukavuga uti ndajugunya muri puberi, ntaho nzahurira nabyo, ukajugunya rwose. Siyo nzira Imana ikoreramo. Rero dukwiye gufata akanya, ko buri muntu biterwa n'icyamubayeho, ariko niba turi abana b'Imana icyo dusabwa twese no kumvira. Ufata akanya ko kwitekerezaho, kureba ubuzima bwawe, ukareba imyitwarire, ukareba ingeso, ukareba imitekerereze wazaniwe no gukomeretswa no kubabazwa, ukabishyira ku munzani w'ijambo ry'Imana. Hanyuma ibinyuranye n'icyo ijambo ry'Imana risaba ukabyihana, kandi ugasaba imbaraga zo kubireka. Imana ishimwe cyane. Uzi amagambo menshi kandi ngo kwari ugusoza iby'ubushize, reka dukomeze ku by'uyu munsi. Imana iduha ubuntu bwo kugira aho tubigeze. Turimo turavuga uyu munsi ku gukira ingaruka zo gutabwa cyangwa guhemukirwa. Mu Kinyarwanda uba urumva atari ijambo ryuzuye, ariko no overcominga rejection na betrayal, gutsinda, kurekwa, kwangwa, gushyirwa ku ruhande. Mana yanjye birababaza kuba abana bavuka ari 5, ariko umwe muri bakajya yumva ntakunzwe, kuba umugore atawe n'umugabo, kuba umugabo atawe n'umugore, kuba mu kazi batoranyije abandi bakakureka, kuba muri community runaka bagushyize ku ibintu byose bidushyira ku ruhande. Buriya twese tuvukana inzara n'inyota yo kwemerwa no gukundwa. Ikintu cyose rero kinshyira ku ruhande, cyaba cyakozwe cyangwa nakiyumvisemo, kuko Satani ari umuriganya, hari n'umuntu ateza kwiyumvamo gutabwa, nyamara mu bikorwa by'inyuma ntacyo yakorewe cyakamuhaye kumva atawe cyangwa se ahemukiwe. Ni ukuvuga ngo umwuka wo gutabwa nawo ubaho, Satani arawukoresha rwose. Umuntu ukiri muto agatangira kumva aratawe, agatangira kumva ntaringaniye n'abandi bana b'iwabo, n'ibindi bitandukanye. Turagerageza zo kubivuga muri iyi minsi 3 uko ubuntu bw'Imana budushoboza, hanyuma tugasenga, tukazasenga dusoza tunabyiyambura, tunasaba ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu. Isi rero kuva yaraguye mu cyaha, ntushobora kuyiburiramo kumva utawe, kumva uhemukiwe cyangwa se no guhemukirwa, ndetse inshuro nyinshi byinshi bikomeye kandi ku kigero gikabije. Isi tuye mu cyaha nuko imeze, nta muntu ushobora kubaho atarahemukirwa. Ntibishoboka, ntabwo waba utuye hano ku isi. Nta muntu ushobora kubaho atarumva uko gutabwa mu mutima we, atarumva ashyizwe ku ruhande, yanzwe. Ntabwo byashoboka. Niyo waba urezwa na papa na mama beza b'imfura bakunda b'abakristo, wenda reka tuvuge gutyo, bagerageje, ntushobora kunyurana no kumva akantu ka rejection utuye hano mu isi y'icyaha. None rero haba ubwo biza bifite ubukana bukomeye, kuko n'ibyo byiza bundi abantu bagenewe utabihawe. Hari igihe umuntu yiyumvamo gutabwa nta n'igikorwa cy'inyuma yakorewe, kubera ko umwanzi yifuza ko umuntu akurana rejection no kumva atawe, no kumva adatoranyijwe, atemewe, kugira ngo nyine azabone uko amwica, amubabaze. Umwanzi arabikoresha bigatuma tunanirwa no kwakira byuzuye urukundo rw'Imana. Rejection aho ibera umuzi w'ibibi byinshi, itera umuntu niyakijijwe
kutakira urukundo rw'Imana. Mwibuka ko Imana yo idukunda urukundo rudafite condition, itwemera gutya uko kwa kundi tuba turi, ikatwemera ityo, ikadukunda utya, ariko si niba yifuza ko tuguma gutyo. Ariko iyo igiye kugukunda, niyo igiye kukwemera, ntabwo banze kuvuga ngo banze ugira utya, banze utungana, oya, ahubwo urukundo rwawe nirwo rudutunganya. Ariko rejection, gutabwa, kudatoranywa, gushyirwa ku ruhande, kutemerwa, bitera umuntu kutakira urukundo rw'Imana. Akanyumva ibyo ari byo byose, n'Imana nayo hari ibintu isaba ko abantu bagomba kubanza kuzuza. Imana itugirire ubuntu. Imana idukunda byuzuye bitagira icyo bishingiraho. Itwemera byuzuye muri nawe, muri none, ukuri n'ukumeze. Ikwemera icyo itagize ikishingiraho. Ariko gutabwa cyane cyane kuba kora tubayeho mu bwana kutuma tutabasha kumva urukundo rw'Imana. Umutima umenaguritse, uri crushed, spirit iri crushed, niko ijambo ry'Imana rivuga muri NLT. Biragoye ko wakwakira urukundo rw'Imana. Mu Migani 18:14 haravuga ngo umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye, ariko umutima wihebye ninde wawihangana. Mu Kinyarwanda nyine baragerageje bavuga umutima wihebye. Hanyuma mu Cyongereza cyo muri King James haravuga ngo but a wounded spirit, ni ukuvuga ngo spirit iba wounded, irakomereka, igashenjagurika. NLT bakoresheje crushed spirit, sinzi niba kwasoma ariko nyine nawe urabyumva, umutima wabaye bruise, wamenaguwe, nk'uko upfuye, uhondaguwe. Biragoye ko uwo mwuka wumva urukundo rw'Imana. Satani rero aduhiga tukijya kuba insoro mu nda za ba mama, kugira ngo aduteze imibabaro kuva kera, ube imfubyi kare cyangwa uvuke ubyarwe na mama nawe wakomeretse, nawe ukomeretsa, na papa umeze atyo ukomeretse, cyangwa badahari cyangwa bahari badahari, ko byose birashoboka, kugira ngo ukomereka hakiri kare, uhinduke igisenzegeri, hanyuma no kwakira urukundo rw'Imana bizakugore. Ariko Imana ishimwe ko ari Imana izura. Kumenya umuryango w'Imana na kamere ya data bizagenda bigukiza rwose. Kumenya kuri parts y'umuryango w'Imana, aho Imana itubereye data, itubereye daddy, itubereye papa, ukamenya na kamere yayo, bizagenda bikiza umutima wawe. Kumenya imiterere y'Imana, ukayimenya mu bwenge, ukayemereka gutindamo, igashoka mu mutima wawe, igashoramo imizi, ukamenya Imana y'urukundo n'imbabazi, bizakiza ubuzima bwawe gutabwa. Bizakiza ubuzima bwawe, ko niyo umuntu atakwemeye ntuzasenyuka, kuko uzi uwakwemeye mwiza, wuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi. Icyama bikarenga kubyumva mu matwi no mu bwenge, bikicara mu mitima yacu. Umwuka wera bishorere, n'ukuri niryo tangiriro ryo kuba mu gakiza ubyenjoyinga. Abantu benshi bafite Imana irakaye, yica ihitana, imari karimbura. Abafite Imana itabumva, bafite Imana, Mana yanjye, bavunika bayishaka, ntibaruhukire mu rukundo rwayo, ariko bikaba bifite imizi mu gikomere. Ntabwo twabara ibintu ibikomere biteza, ariko ntibirondoreka. Imana itugirira ubuntu. Imana ni umubyeyi ukunda ntacyo ashingiyeho abo yaremye bose. Bose ni bose, abeza n'ababi. Imana ni ukwiri, ni umubyeyi ukunda ntacyo ashingiyeho abo yaremye bose. Zaburi 145 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Zaburi 145 8 kugeza ku 9 haravuga ngo Uwiteka ni umunyambabazi, ni umunyebambi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Uwiteka agirira neza bose, n'ababi n'abeza agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Muri Luka igice cya 6 umurongo wa 35 uze kumva akarongo gasoza karatangaje. Luka 6:35 hatangira haduha inshingano ngo ahubwe mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. None ushaka kugana, kuko Imana igirira neza ababi n'indashima. Imana igirira neza ababi n'indashima. Hari igihe ushobora kwibwira ko ntacyo yaguca, ibyo nabyo ntibiyibuza kugukunda. Hari umuntu yibara akishyira ko muzana kugatako nkanjye. Uzabyumva no mu masengesho y'abarokore, uzabyumva mu mvugo yacu, ngo ubusa Imana yancu kibukuri ntacyo yaduca, ikiduca kiri muri yo, ikiri muri twe. Twebwe twasanga twuzuye ububi bw'igitangaza, ariko si ikishingira ajya kudukunda, ishingira muri yo ubwayo. Urukundo rwayo ntirugabanurwa n'inyifato yanjye.
Imana ishimwe cyane. Ushobora kwibwira ko ntacyo yaguca ariko ntibiyibuza kumukunda. Hari n'igihe ureba abandi bantu ukabona ni babi cyane, Imana ntiyabakunda, ntiyanabemera, burya nayo irabakunda. Ngo igirira neza ababi n'indashima. Hari igihe tumaze gutunganyamo gake cyangwa tureba tugasanga wenda twe nitwishe bya biteye isoni biki, ntitwakuyemo inda, twagize gutera, ntitwatwaye abagabo b'abandi, ntitwatwaye abagore b'abandi, burya hari ibyaha by'umwanda. Hakaba n'ibindi biri poli mukuntu bifitemo akanyabupfura. None twareba twifitiye nk'iby'akanyabupfura tukajya tugira ngo bari ababi bakabije baruha rw'Imana ntibakunda. Ikunda ababi n'indashima. Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi. Igituye mu isi ibyago n'amakuba bizaza. Ntago natewe kuko Imana yanyanze kuko rwagabanutse hoya da. Ariko mu byago n'amakuba Satani bazahakora aragutera gushidikanya urukundo rw'Imana. Nkuko yateye Kristo gushidikanya niba ari umwana w'Imana. Uretse ko batigeze abishidikanya. Imana ishimwe cyane. Ntago rero rugabanuka rwose, ngo igirira neza ababi n'indashima. Ikindi data ntabwo ahinduka kandi nuwo kwizerwa ku masezerano ye. Bimwe mu bintu bitugize twebwe abantu ni uguhindagurika. Turahindagurika. None n'urukundo rw'abantu ko ruhindagurika, uyu munsi agukunda ejo akakwanga, bikadutera kwibwira ko ishusho y'Imana ari uko imeze. Memu n'ababyeyi hari igihe ubwira umwana umukunda cyane ko yabaye uwa mbere, yatsindwa ukamwereka ko utamukunda. Natekereje kare mu bintu dukinisha abana akavuga ngo nakwanze n'abana batoyi, ari amagambo Imana idushoboze kutayavuga, kuko umwanzi ararekereje kugira ngo atere abana bacu kumva batawe bakiri n'abatoyi. Kwa kudukinisha n'umwana muto kuvuga ngo nakwanze, wandakaje, wanze kurya cyangwa wanze kuryama, ndetse mu bintu dukinisha no kugenda duhindura imvugo. Imana rero yo ntihinduka, ntigira igitondo yabyutse neza na nabi. Ntigira iminsi kurambirwa, ntigira iminsi ivuga ngo wananiwe gusenga rero uyu munsi nta kintu mvugana nawe. Iyo ntabwo ari Imana, abo ni abantu. Ntabwo igira iminsi ivuga ngo dore ngo rakabije rero, ngo dore ngo Imana ntihinduka. Iyo aba ari Imana ihinduka, ibi biba mu isi mw'abantu byari kuba byarayihindaguye, ariko ntihinduka. Yuzuye urukundo n'imbabazi. Itegerejanya abantu imbabazi kugira ngo bazinjiremo baruhuke bakire. Imbabazi zayo rero n'ubuntu bwayo ntabwo bihinduka. Yarabivuze muri Maraki 3:6 kuko ngiye Uwiteka ntabwo mpinduka. Maraki 3:6 kuko ngiye Uwiteka ntabwo mpinduka. Nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho. Kubera ukuntu twa duhindagurika, nongere mbikubwire, bituma na data tumureba dutyo. Ukavuga utarankunda nimera neza, ntameze neza ntabwo nkunda. Oya, yifuza kumera neza, ariko urukundo rwe ntabwo rugabanuka. Ntabwo burya bayagukunze cyane iyo wakurikije gahunda zo gusenga neza nkuko wari wazigambiriye. Ahubwo urukundo iyo wasenze ukavuga ijambo rarwumva, kuko wumvise amagambo ye. Ariko niyo utayagiyemo ntabwo wowe rwagabanutse, ahubwo ni wowe utarwumva. Ni nka mwana w'ikiraro yagiye kure y'urugo rwase, ariko se yarakimukunze. Imana itugirira ubuntu. Ni Imana yitsa ku byo dukeneye, yita ku by'abana babo bakeneye. Matayo 7:9 kugeza kuri 11. Matayo 7:9 kugeza kuri 11 haravuga ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuhibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Hari ukuntu ubuzima bujya budukubita tukajya twumva ko tukajya tugira ngo Imana nayo iri mu ruhande rw'abaturwanya. Mbese niba ndimo kubura ibyo kurya, Imana nayo ntishaka kondya. Ni ukuri n'Imana yaguhaye igifu, iguhamara, iguha iriya pare yose icamo ibyo kurya yagennye kuzarya. Yifuza ko ugubwa neza. Ni Imana yaremye utuntu hariya hormone ni ikigo mu Kinyarwanda, imisemburo. Ni Imana yakuremanye imisemburo, imwe iba secret yo wishimye, indi ikaba secret ugize ubwoba. Ni Imana yarateranyije muri wowe, yifuza kureba ibintu kwishimuka neza. Gusa kuva isi yagwa mu cyaha, ibyago n'abakuba mu isi birahari, ariko ni Imana yifuza umunezero wawe. Ni Imana yifuza kubaho neza kwawe. Iyo ibyo tubivuze uravuga ngo ndetse kuva ngo Imana irigisha irakosora, turaza kubigeraho, kuko nta mupapa udacyaha, nta mupapa udakosora. Ababyeyi mwese mufite abana batoya, niyo imvura yaguye urakabyutse, ukabyutsa ugakunze, umva abana akabwira uti isibire mwana wanjye, ariko kuko uzi ko ubuzima ejo buzamusa wowe yatumanukiye n'umujinya mwinshi. Natureka tukaba abantu batigera bakomera, tuza turi abakristo bameze nk'ibihumyo, bameze nk'amashurumu. Izuba rirava, imvura ikagwa, ibintu byose birayica. Ntabwo rero data ari uko atwanze, yuzuye urukundo n'imbabazi, ariko kandi turacyari mu isi. Ntabwo twakuwe mu isi. Ntabwo ashaka ko Satani azakumira bunguri, kuko we nagutera nta mbabazi zizaba zirimo, nta n'ubuntu buzaba burimo. Atwitayeho cyane, he cares enough to discipline. Atwitaho ku buryo atatureka, ataducyashye, atadukosoye. Mu Baheburayo 12:5 kugeza kuri 7. Abaheburayo 12:5 kugeza kuri 7. Reka nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Kandi rero mwibagiwe ya magambo yo kubakomeza,
Imana yababwiye nk'ubwira abana be iti mwana wanjye igihe Nyagasani aguhana ubyiteho ntucibwe intege nuko agucyashye koko rero Nyagasani acyaha uwo akunda uwo yemera wese ko ari umwana we niwe acishaho umunyafu noneho mwihanganire guhanwa n'Imana kuko ari uko ibafata nk'abana bayo abo bafitanye gahunda n'ibicyaha nibo ikosora none mwihanganire guhanwa n'Imana kuko ari uko ibafata nk'abana bayo mbese ye wabona umwana udahanwa na se uzi umwana wakuze adahanwa kuntu abikigenge ntazi kubwirwa oya icyo ashatse gukora cyose yaragikoze mu buzima kandi natwe tujya tugendagenda ukagenda nko mu miryango harimo umwana mutoya abakurumva n'abigometse baba bari hirya ntabwo bareba cyane ariko umwana mutoya udahanwa araza agashyira intoki mu kirahure cy'abashyitsi mama akavuga ati oya araza agasoma ku by'abashyitsi araza akabijagarika byose kuki se ababyeyi bahana umwana kugira ngo nyine azabe umuntu muzima ushyitse noneho umubyeyi par excellence Imana yuje imbabazi irashaka kuba umuntu muzima urushaho gusa na Kristo kandi ukayihagararira neza Imana ishimwe cyane mwihanganire guhanwa n'Imana kuko ari uko ibafata nk'abana bayo mbese wabona umwana udahanwa na se Imana iradushyigikira kandi ihora yifuza the best muri wowe ihora yifuza icyiza kurusha ibindi ababyeyi iyo agize Imana umwana akaba umuhanga aramubwira ngo urushaho ntago amubwira ngo irya mbere mwana wanjye birarangiye oya data ahora yifuza icyiza kuruta ikindi nta hantu twagezwe ngo nuko irya mbere ngo rekeraho byararangiye oya data adutera inkunga adutera intege ntaduca intege kandi ahora yifuza ko wowe uvamwo mwiza kuruta ikigero wari ugezeho Imana ishimwe cyane ahora dusubizamo intege kandi yifuza ibyiza biruta ibindi kuri twe Yeremiya 29:11 muri biri jambo ry'Imana bavuga ngo nzi imigambi mbafitiye nimba ingambi bazanira amahoro si bikurura ibyago si bakurura ibyago ahubwo ni imigambi baha mizero y'igihe kizaza muri birayera turahazi erega nzi ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga umurongo abarokore bawuzi mu mutwe ariko abawiringira nk'ukuri bagenda barushaho kugabanuka erega nzi ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi iyo uhagaze mu kibi iyo uhagaze mu bintu bitagenze neza nk'uko wabishakaga uyu murongo ukomeza kuwibwira izi ibyo yibwira izatugirira na amahoro si bibi nabamagaze mu bibi uyu munsi imigambi y'Imana ntabwo ihinduka izi ibyo yibwira izatugirira na amahoro si bibi ntufate mu mutwe gusa ahubwo wapurayinge no mu buzima bwawe uwemerere ube mu buzima nuca mu bihe by'amakuba nuca mu bihe by'umwijima nturekere kwiringira imigambi y'Imana erega nzi ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga ahubwo mu minsi y'umwijima ujye utekereza ku byo uzabona hanyuma ujye wibwira ngo Imana irabizi ntegereje ibyiza bizava muri ibi ngibi ntegereje ikindi cyubahiro ntegereje ubundi bwiza ntegereje izindi mbaraga no gusigwa bizava muri ibi ngibi Imana ishimwe cyane iyi miterere y'Imana twavugaga ntabwo twayirangiza ivuze iki kuri twebwe ikivuze ku buzima bwacu ntabwo twavuga ngo tubirangize ariko twavugaho biki data arizewe bikomeye aradufasha akanadushyigikira naho ba papa bo ku isi batsinzwe cyangwa batabishoboye hari igihe umupapa yatabaye mwiza papa wo mu ijuru tumonera mu ishusho ya papa cyangwa iyo tutanamugize cyangwa iyo ataranahari abapapa bo mu isi bashobora no kudukunda ariko bagapfa cyangwa se akadukunda ariko intege nke zabo n'ibikomere byabo bikababuza kuba abapapa beza cyangwa se nyine urupfu rukabatwara kuko ari abantu data rero arizewe ari kumwe natwe aradufasha aradushyigikira naho abapapa bo mu isi bafeirinze cyangwa se bananiwe Zaburi ya 27:10 ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura ubwo data na mama bazandeka bashobora kukureka babishatse bashobora kukureka batabishaka bapfuye bashobora kukureka batabishaka kubw'intege nke zabo nabo kuko buzuye ibikomere bakakureka batabishaka igihe rero data na mama batureka ngo Uwiteka we azaturarura azatwegura Imana ishimwe cyane ngo take me up niko mu Cyongereza avuga hanyuma muri ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo data na mama bantererana ibintu bizana rejection ya mbere ikaze no gutereranwa n'abatubyaye izana igikomere kirekire ariko mu burebure bwacyo Yesu nacyo arakibashije ngo nubwo data na mama bantererana wowe uhoraho wanyitaho kutamenya kujya gutuma dukomeretsa abana bacu tutabizi byabagaho kera ariko n'ubu bijya bibaho ariko ni gake kera byo byabagaho cyane mukaba muri nk'abana 5 6 bagakuramo umwana umwe bakamuha kugira ngo nyirakuru na sekuru baticwa irungu umwana akaba yarerirwa kwa sekuru na nyirakuru
umwana yamara gukura akajya avuga ariko kuki bari nge bakuyemo, buriya ntibankundaga. Yagira abo bavukana bamwe ari inzobe abandi birabura, akabona wenda ntasa n'abandi, ntareshya n'abandi, akumva igikomere. Noneho yo yagira n'ibyago ababyeyi bakajya bavuga ariko wowe ntagusa n'akanaka, wowe ntidusa, wowe ntidusa. Umupapa akajya kubwira umwana wowe ntidusa, umama akajya kubwira umwana ati wowe ntago duteye kimwe, wowe uri kwa nyogosenge, wowe uri kwa nyoko wanyu, wowe ariko. Kandi wenda bivuga yiganira mu bupfapfa bwe, umwana agakurana igikomere. Tekereza none iyo bagukomerekeje nyakugukomeretse, umuntu aragenda ya spirit ikamenagurika bikomeye, ku buryo umuntu aba akeneye gukizwa n'Imana. Nubwo data na mama bantererana, uhoraho wanyitaho, Uwiteka yakwitaho. Bagutereranye nkana kubera urukundo rw'ibintu. Hari ababyeyi umunsi icyo apfana n'abana be n'icyo bamuha, kandi ibyo bintu umuntu ashobora kubigira yitwa umukristo ufite idini, ari umumama uri mu idini, ari umupapa uri mu idini, ariko umwana ufite agaciro n'uzana menshi n'ubatunze. Hari abantu bakamura abana babo ku kigero atita ko n'umwana wenda yashomereye, business itameze neza, ariko urabyumva aba yarakomeretse nawe agakomeretse. Rero biragenda bikica umutima w'umwana. Ariko nubwo data na mama bantererana, uhoraho wanyitaho. Ni papa utwemera, udukunda, niyo twamugomeye, niyo twigometse. Atandukanye n'abapapa bo mu isi. Abapapa bo mu isi badukunda kuko tutabakojeje isoni, kuko tumeze nk'uko bashaka. Nabo nyine baba buzuyemo n'intege nke zabo, kereka bafite imitima yavuguruye. Ariko data wo mu ijuru ni papa utwemera, udukunda, memu niyo twamugomeye cyangwa twigometse ku ijambo rye, ntabwo urukundo rwe rugabanuka. Gusa nifuza ko twigomeka kuko bitugiraho ingaruka. Luka 15:20 turamubona wa mwana agaruka, ngo arahaguruka ajya kwa se, wa mwana w'ikirara. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Agituruka kure aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Kandi ntiyarazi ikimuzanye. Yashobora kuba avuze ati amafaranga yarashize, ngarutse gutwara yandi. Ariko se yamutegerezanye imbabazi kuva yagenda. Akimubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera. Icyamuye umunsi kubw'imbabazi z'Imana n'umwuka wera twizera, ukarushaho guhishurirwa urukundo rw'Imana, umutima wawe ugakira. Uri udutima tubi twose tugira tubi twa ducogocogo twigiramo, ni ahantu hatageze urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruhageze, tubasha gukunda abantu, tubasha kubihanganira, tubasha kuzurwamo n'imbabazi n'impuhwe. Data dukiriza imitima, twa tubi twa tuntu tw'utugesogeso, ni ahantu hose atageze. Bake yishe se, yashobora kuba agarutse gutwara ibindi cyangwa agarutse kurushanya, ariko se yamutegerezanye imbabazi kuva yamutakaza. Yakomeze kwiringira ko umwana we azagaruka. Amaso yongera ngo yahoraga kwiremba areba aho umwana azahinguka. Uko niko data wo mu ijuru ameze. Imbabazi ze zaradutegereje bakundwa. Ntabwo uyu munsi yatubonye aribwo ari butureke, yuzuye imbabazi. Andeba nk'uko umumama w'umunyabyaha usanzwe areba akabebe ke, andeba birushijeho. Umumama wabyaye afite akabebe gatoya, ntabwo ajya asinze ibitotsi nyabitotsi. Akana karihindukiye akavuga ngo umumama akaba arumvise, kubera urukundo n'igishika afite umubebe we, ntasinzira ngo aheze. Barabyumva ngo iyo batangiye kujya ku kazi, iyo umwana arize ngo barabyumva ngo amabere arikora. Urwo ni urukundo na attachment y'igitangaza afitanye n'umwana we. Ababyeyi beza nuko bamera, abashyize amaso ye ku mwana we. Nankaswe data utagira icyasha, aradukunda bakundwa. Reka bigukize gutabwa kose wagize mu buzima bwawe, amagambo mabi yose wabwiwe, kujugunywa, kudatoranywa mu bandi, gushyirwa ku ruhande, kutemerwa. Hanyuma wakira urukundo rwa data, ubeho utigura. Buriya rejection bakundwa, gutabwa ni umuzi w'ibyaha byinshi. Uzi ko umuntu ashobora no kumusambanya kugira ngo akunde yemerwe muri ako kanya. Ubwo hari umusore umushaka, ubwo hari umukobwa umushaka, ubwo hari uwamwemeye kugira ngo yemerwe. Ntabwo wamenya, ntabwo wabara ibinyoma abantu bashyize mu buzima bwabo kubera ko ashaka gufitinga muri groupe runaka. Yaratawe cyane, arumva agomba kubarizwa muri iri tsinda. Ntiyasiporta kubona ari mushyira ku ruhande, azemera himba ibinyoma, ibintu bitabaho bitandukanye kugira ngo afitinge muri groupe, kuko groupe iramurejectinga n'abadasa nayo. None twagera mu gihugu cyacu cyuzi ibikomere by'amoko. Mana yanjye, data yagukunze uri umuhutu, agukunda uri umututsi, agukunda uri umutwa, agukunda uri imvange, abana b'imvange ngo bitaba metisi, agukunda papa wawe umuzi, agukunda utamuzi, agukunda mama yashatse gukuramo inda, agukunda bakubyaye bagukeneye cyangwa batagukeneye. Data dukunda nta condition, ntukeneye kubeshya kugira ngo ufite ingahano runaka, ahubwo wemere urukundo rw'Imana rukuvure, wemerwe kuko data yakwemewe. Erega iyo uhagaze mu kuri, data kuzanira abantu
bagukunda nk'ukuri kandi atarabazana urwo ruraguhagije. Kwemerwa, ushaka kwemerwa ko twatawe bituma umuntu ashobora kuba mu kinyoma abizi ko ari ikinyoma ariko kugira ngo adatakaza iyo groupe. Urugero ushobora kuba nko muri groupe isenga ukabibona ko yayobye cyangwa iri mu kinyoma ariko wareba gutandukana nabo, warugize Imana ubonye ahantu fitting, warugize Imana ubonye ahantu bakwemera, ujya kuri standard yabo ukananirwa kwitandukanya nabo. Hari umuntu unanirwa kuva mu kigare cy'akabari kwese yaje kudukiza, data twemera nta condition yadushyizeho. Warekurana nabo bantu igihe wumva atari bo, igihe wumva bakujyana hatari, warekurana nabo. Ushobora kuba mu gaheka ko kuba wenyine igihe runaka ariko data azakugenera abandi bukuri udakeneye kwigura. Burya ikintu cyose kinsaba guhindura uwo ndi we kandi atari uguhinduka mba mwiza, mba nda ahantu hatariho, abari mu kinyoma. Nuko arahaguruka ajya kwa se, samuramutswe akiri kure yumva impuhwe ziramusabye, arirukanka ajya kumusanganira maze aramuhobera aramusoma. Ni Imana kandi uyu papa ni Imana ishobora byose, akana ko kwitonderwa. Ni Imana ishobora byose, ntabwo twayihindura icyo dushaka kwiba cyo kugira ngo ifitinge twe. Kwa gutabwa kwa gushaka ko abantu baza bagafitinga mu buryo twumva, ankunde mu buryo nge nshaka, amere nk'uko nshaka kugira ngo afitinge mu byuho byo mu buzima. Imana rero ni Imana ishobora byose, ni umwami w'ibiriho byose n'abariho byose. Ni wowe wiga ukwiri n'ibyishima n'ibyo yemera, ni wowe ugomba gufitinga muri byo. Ugomba kugenda ugana ariko uganisha, ntago ari Imana uzana ngo uyishyire mu ishusho yawe ushaka. Hari ibintu njya numva iyo tubabaye, amarangamutima yacu yakomerekejwe cyangwa turi mu bihe bibabaye, hari ibintu biba biri correct emotionnellement ariko biri wrong spirituellement. Sinzi niba namenye uko bivuga. Nuvuga ngo kuko amarangamutima yanjye akomeretse nkavuga ibintu nk'uko mbyumva, none nkifuza ko n'Imana nayo ibivuga nk'uko ibigena nk'uko, ntabwo ari byo. Urugero rubabaje, abantu bose bapfuye muri jenoside bagiye mu ijuru. Urugero rubabaje ntanze, njyewe iyo mpfa muri jenoside ntabwo mba naragiye mu ijuru. Hari abantu bagize umugisha wo kwibuka Imana mu bihe by'umubabaro, bamwe barasenga abandi barihana kandi bari benshi pe, ariko ngiye mu bihe by'umubabaro n'urupfu runyegereye sinigeze ntekereza no ku Mana, sinigeze ntekereza ko na nyuma y'ubwo buzima hari ubundi, gusa nari nifite ubwoba bwo gupfa. None se niki kijyana abantu mu ijuru? Ni imibabaro ikabije cyangwa no kwizera Kristo? Urumva mu mibabaro yacu duhita dutorda, mbuze ko ntibivuga, tugurana ijambo ry'Imana. Umbabare ko nzanye urugero rugoye cyangwa rukomeye ariko niko kuri. Mu mibabaro yacu umuntu tuzi neza ko atigeze akizwa, tuzi neza ko yari umwanzi w'Imana, tujya tuvuga ngo Imana yamwakiriye mu mibabaro yacu. Mu rugendo rwo gukira, reka mve kuri ibyo ngibyo bikomeye ariko nabyo byari ukuri. Mu rugendo rwacu rwo gukira, kuko kurekura ibyatubabaje, kurekura abatubabaje bijya bivunana, tuba twumva Imana ariyo yamanuka mu bumana bwayo ikansanga ku cyumvire yanjye. Kameme Imana ikurikije uburyo nahemukiwe yagombye kumva ko umuntu ntamubabarira. Oya de shenge, si uko bimera. Imana ni Imana ishobora byose, yagennye ibyayo mu bumana bwayo, kandi iyo wifuje ibyayo ni ukuri niko gukira kwawe. Imana ishimwe ko dufite umwuka wera ubidushoboza, ariko dusabwa kubikira bugufi, kubyemera. Imana yabwiye Mose ari kibazo uko azavuga, aravuga ngo ndi uwo ndiwe, uzabwira ngo ndiho yantumye. Ni Imana ishobora byose, ni Imana iri souverain, ntago yihinahina ngo ikwirwe mu mitekerereze yanjye, ahubwo njyewe iranzamuza imbabazi, iranzamuza ukuri kwayo, iranzamuza ubuntu bwayo, ngo numve imiterere yayo, numve ijambo ryayo ridahindagurika. Hanyuma uko ndyumva ngende ryemera buke buke, umwuka wera ntere gushobora icyo ijambo ry'Imana risaba. Imana ishimwe cyane. Aya masezerano rero tumaze kuvuga y'icyo Imana itubereye cyo tuyakira gute? Amasezerano y'ibyo data tubereye byo tuyakira gute? Icyambere turakizi cyangwa se twanagisubiramo ko ni icy'ingenzi cyane, ni ukwemera ku musaraba. Uko tucyemera, tukemera ko yapfuye mu cyimbo cyacu. Bimwe mu bituma abantu badaha agaciro agakiza nuko batarasobanukirwa ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe.
urupfu rwari runkwiriye ntirwamugiyeho. Iyo ibyo bintu tumaze kubyumva bikagenda bicengera muri twebwe, agaciro k'agakiza kaba ntikagereranywa no kubyara, ntikagereranywa n'amafaranga, ntikigira icyo byegeranye. Urupfu yapfuye nirwo rwari runkwiriye. Njyewe nari ntandukanijwe n'Imana burundu, nari uwo kurimbuka. Hanyuma Yesu ajya mu cyimbo cyanjye. Iyo twizeye icyo Yesu yakoze ku musaraba, bidukingurira urugi rwo kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Ushobora kuba umunyamuryango wa eglise runaka, wa ministry runaka, ariko ntari umwana w'Imana. Ndakwifuriza kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ndakwifuriza niba utarabyizera gukomeza kumva amagambo y'Imana kugira ngo aguheshe kwizera, kubera ko ntabwo wagira zira benefit, ntabwo wakungukira kuri papa mwiza kandi atakubereye papa. Imana ni Imana y'abantu bose, ariko ni se wabizeye Kristo. Ni Imana y'abantu bose, abarimwe bose n'abari, irabakunda, irabashakira ibyiza, ni umuremyi w'ibiriho byose, ibiboneshwa amaso n'ibitaboneshwa amaso, ariko ni papa wabizeye Kristo. Uvanga abantu dusangiye umuremyi ariko tudasangiye data. Dushobora kuvukana no mu maraso kwa papa umwe, kwa mama umwe, ariko kwa data tutahuje papa, kubera ko batabyawe n'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira Yohana 12:12 ngo icyakora bamwemeye bose ni abamwemeye bakizera izina rye, bakizera icyo Yesu yakoze, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ukwiriye rero kutangira ukemera aya masezerano ukayakira agakorera muri wowe. Bitangirira mu kwemera ko Kristo aba umukiza ubuzima bwawe, ukinjira mu bana b'Imana. Ikindi ukwiriye kwitoza kwemera, kugiharanira ukomeza kumva amagambo y'Imana, ni ukwemera ukuri ko ukunzwe. Uku niko kuri, urakunzwe kandi uremewe, uri accepted. Ibi bintu bitinda kuza muri twebwe, kumva niko kwabaye umwana w'Imana, ariko igihe byicariye muri wowe rwose utakibishidikana, ukavuze ngo urakunzwe kandi uremewe. Imana ishimwe cyane. Kandi wemewe unconditionally, wemewe atari uko warangije ikintu runaka, atari uko wakoze ikintu runaka, uremewe nk'ukuri mu bumana butangaje n'urukundo rwayo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:1-2. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:1-2 ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Imana ishimwe cyane. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imibabaro uhagazemo ntigagutere gushidikanya urukundo ukundwa. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu Mwuka Wera abyicaze mu mitima yacu. Iyo bibaye bitya, ntabwo wasenga. Ushobora kubwira umuntu tumufashe gusenga, ariko warenga rwa rwego uvuga ngo ni wowe Imana yumva. Wamenye uru rukundo, ntabwo waba ukivuga ngo urumva ngo ni wowe Imana yumva ngo yimbwirire. Ntabwo waba ukivuga ngo ni mwebwe Imana yemera bande, ko twese turi abana b'Imana. Dushobora kugira inshingano, dushobora kugira abakuru bacu muri urugendo bamenye imbere yacu, bahamagawe imbere yacu, bahawe impano kugira ngo badufashe, ariko twese turi abana b'Imana. Ariko umuntu atamenye uru rukundo, ariko yaterega ni wowe Imana yemera, ni wowe Imana yumva, kandi aba manipulated byoroshye. Yahuye koko n'abantu bemera batyo, bamugira igikoresho pe, bakajya bamubwira ko bari mumugireyo, bari mumuvugire, akwiriye kuzana ituro ryo kwemerwa n'ibindi bintu byose bipfapfanye. Imana itugirira ubuntu. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Barabihamya. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ibi ntibigengwa nabonye amafaranga cyangwa nayabuze. Ntibigengwa ngo nabyaye cyangwa sindabyara. Niko turi, twahiriwe cyangwa tugitegereje guhirwa bitari byaza. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kwemera Yesu ko aba umwami wawe ni urugendo. Urabanza ukabyemera, hanyuma ukagenda ubiviva bihinduka ubuzima bwawe. Gute ko tuba twamwemeye kuki bidahita bikora? Nuko agenda b'umwami w'ibice byose bitugize. Murabika ko hano twavuze ko tukwiye kwemera ko aba n'umwami w'amarangamutima yacu, aba umwami uko twiyumva. Kwemera ko Yesu agenda b'umwami w'ibice byose bitugize, it's a progressive walk, ni urugendo. Ntago uyu munsi mba nzi ngo namuhaye kuba umwami w'ubuzima bwanjye w'ibice byose. Najya kubona ikimbwira ko atari umwami wabyo, nuko njya kubona nkabona ibice bimwe ndigenga, nditegeka, ndakora ibintu nkuko numva.
rero ni urugendo ntacyo bitwaye cyangwa no kurutangira kandi tukifuza kurukomeza. Ijambo ry'Imana rikagwira muri twebwe kugira ngo turukomeze, kwemera ko Yesu aba umwami. Kera mwahoze mu mwijima, Abefeso 5:8 kugeza ku 10 muri bibiri ijambo ry'Imana. Kera mwahoze mu mwijima ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani. Nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo kuko ni urugendo. Erega umucyo, umurongo wa 9 nawukunze cyane, erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Uko umucyo w'Imana uganza muri njyewe, uko ijambo ry'Imana rimurikira, bimbera isoko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Kandi iyo umucyo utaraza hari ikintu ushobora kumva ntacyo gitwaye, ariko umucyo wamurikira ugasanga uryo ngeso ntikwiriye abana n'Imana. Ibi ntibiba mu ngeso z'ibikorwa gusa, n'uburyo dutekereza n'uburyo twibwira. Umucyo ubimurikiye umwijima urahunga. Ngo mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Kera mwahoze mu mwijima ariko none ubu muri mu mucyo kubera Nyagasani, ni ukubera Imana. Ngo nuko rero mujye mugenza nk'abari mu mucyo koko, rwa rugendo ngende ngenza nk'abari mu mucyo koko. Erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose. Hari umuntu ufite ingeso nziza ubonye, ni umucyo wamumurikiye uba mwinshi. Hari ubonye ufite ingeso mbi, utuntu n'utundi, ni umucyo utaragwirira mu buzima bwe. Nugwira nawe azakira rwose. Ngo erega umucyo niwo soko y'ingeso nziza zose n'ubutungane n'ukuri. Imana ishimwe cyane. Dushishoze tumenye ibyo Nyagasani ashima. Niki gikurikiraho rero iyo tugeze muri uyu muryango w'Imana, dutangira kwitoza kubaho nk'uko abana b'Imana, nk'uko abana bo muri urwo rugo babaho. Ibi ntituri bivuge ariko nibyo twiga buri munsi. Ni ukwitoza kubaho nk'abana bo mu mucyo, ni ukwitoza kubaho nk'abana bo muri urwo rugo rwa data. Uramutse hari umuryango unyadopse ukangira umwana wabo nkajyayo, iyo ngiyeyo barambwira bati abana bacu bataha saa 12, abana bacu bambara gutya, ni uko bigenda. Iyo abashyitsi bari twitwara gutya, iyo badari twitwara gutya, ni uko bigenda. Barya saa 4, barya saa 5 se, ninjoro ntibarya se. Nuvuga ngo ndagenda nkiga imico mishyashya mu urwo rugo. Iyo tumaze kwinjira mu muryango w'abana b'Imana, urugendo tuba dufite mu myaka dufite ari rwo gusa na Yesu, ni ukwitoza kubaho nk'uko abana bo bahise batakaza uyu mutekano, iyi sekirite, aya mahoro, ubu busabane, ibi bihe biryoshye by'Imana kuba ibabereye papa, ibabereye Imana. Adamu na Eva banze Imana, hanyuma uko kugomera Imana kwabo byageze ku kiremwa muntu cyose. Ijambo ry'Imana ritaragwira muri twebwe twibazaho tubaza, ariko si uko cyari uko Imana yabigenje, kuki se byagenze gutya, kuki se buriya batumviye? Ntabwo ari bonyine batumviye, natwe twakomeje mu kutumvira. Yego, ntabwo bacumuye ngo wowe udacumuye. Twandujwe icyaha ku buryo uyu munsi gukiranuka ari byo bigora, ari byo byitozwa, ariko gukiranirwa ibintu bitwegereye rwose biba biri aho hafi. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 5:12 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe ari wa Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu, bityo urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bibiliya yera, ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe ari wa Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu, bityo urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Biradukwira ko twiga ijambo ry'Imana aho kumara iminsi twibaza nk'ibibazo by'ubupfapfa, tuvuga ngo ariko se ngo ubu iyo bitagenda gutya, ngo ariko se nyine byagenze uko. Kandi isi tuye mu cyaha, kandi abantu natwe dukomoka kuri Adamu waguye, natwe tuvukana kugwa no kwigomeka mu mitima yacu, tuvukana kwigomeka. Niyo mpamvu ikintu batubujije twumva aricyo twakora. Umuntu arabivukana. Nta muntu utoza undi gukora icyaha, nta muntu utoza akabebe kuryana amenyo no kuryana inzara. Kavukiye mu cyaha, gafite utuntu tw'icyaha muri cyo, ahubwo twitoza gukiranuka iyo tuje muri uyu muryango. Hanyuma tumaze gutandukanywa n'Imana, hari ikindi kintu cyabaye ku muntu, ubwoba bwo gutabwa, ubwoba bwa rejection, ubwoba bwo kudatoranywa, ubwoba bwo kuba left behind, ubwoba bwo gusigwa inyuma. Noneho ubwo bwoba bukadutera twese aho tuva tukagera guharanira kuba quelqu'un. Ifaransa niko bavuga someone, guharanira kuba ukabiharanira kuba someone. Nuvuga ngo ubuzima bwacu kuva muri rejection, kwa gutandukanywa n'Imana, bubereyeho buryo nshaka amafaranga nicyo mashaka to be someone, buryo wiga cyane ubushaka to be someone, buryo twita ku bwiza tuba tugira ngo duharanire kugira significance, tuharanire tukabirwanira. Ariko Imana ishimwe kwigira dukiza, tukabaho tworohewe. Mana yanjye muzi imvune, yewe mw'abantu mwe, Imana yuzuye imbabazi. Ubwoba rero bwo gutabwa, bwo kudatoranywa, bwo gusiga ku ruhande, bwazanye mu muntu guharanira kuba quelqu'un, guharanira kuba someone, kugira significance. Inzu yangize
igaragara kumbiti zo muri Kigali, imodoka izigaragara, amafaranga, ubwiza nze mbaruta, nanjye maze irushanwa reka twicaye. Ibi rero byaje kuba ari byo biba imbere kandi byagize ingaruka ku mibereho yacu n'imibanire yacu, ariko Imana irakiza. Iyo tumaze kumenya ko Imana twasebya uko turi, tubaho mu mahoro. Iyo tumaze kumenya ko Imana idukunda uko turi, tugira amahoro y'umutima, dukora ibintu kuko biri ngombwa, bituba tugiharanira kwemerwa no guhinduka bari imbere, tuvukira ku mubi, tuvukira kuri Satani. Umuntu wese utarakizwa wavutse mu isi, natwe turimo kera tutari twakizwa, twavukiye munsi ya père spirituel witwa Satani. Data w'umwuka yari Satani, aho niho twavukiye, se w'ibinyoma byose. Kugaruka ko data muremyi w'ijuru n'isi atubera papa bica muri Kristo Yesu, kwemera icyo Yesu yakoze ku musaraba. Umuntu wese utaremera icyo Kristo yakoze ku musaraba yavukiye mu mubi kandi aracyatuye mu mubi. Ise ni se w'ibinyoma, Satani, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka some kino cyanditswe muri Yohana umurongo wa 8 kuva kuri 43, mwihangane ngeze kuri 47 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Yohana 8:43 kugeza kuri 47. Aravuga ngo kuki mudasobanukirwa ibyo mvuga, nuko mudashobora gutega amatwi amagambo yanjye. Muri abaso se kibi kandi mushaka gukora ibyo so yifuza. Yahoze ari umwicanyi kuva kera kose kandi ntigeze anyura mu kuri, kuko nta kuri kumurangwaho. Iyo avuze ibinyoma abavuga ibimurimo, kuko ari umubeshyi akabacura ibinyoma. Igituma mutanyemera nuko mvuga ukuri. Ninde muri mwe wabasha kunshinja icyaha? None se niba mvuga ukuri kuki mutanyemera? Ukomoka ku Mana atega amatwi iby'Imana ivuga. Mwebwe rero igituma mutabitega amatwi nuko mudakomoka ku Mana. Iyo twamaze kugira inkomoko mu Mana ku bwa Yesu Kristo no kwizera icyo yakoze, dutangira kumva imvugo y'Imana n'icyo Imana ivuga no kubyemera buke buke. Ikintu kibabaje rero ahangaha nuko umuntu ashobora kuvuka atarigeze ajya mu ngeso mbi zikabije, agakurana ubupfura n'ikinyabupfura, ariko disi se we wo mu mwuka akaba ari Satani. Ntiyandavuye cyane, ntiyakoze ibibi byinshi nk'uko isi byita, ariko igihe cyose atarizera icyo Yesu yakoze ku musaraba ntago ari buguranirwe. Kandi uwo muntu biragoye ko yakira biriya byose twazaniwe no gutandukanywa n'Imana. Nta nubwo yakira gutabwa byuzuye, Imana itamubereye papa ngo nawe yinjire mu rugo rw'abana b'Imana, Imana dati mubere se, hanyuma agenda akira ayo makuba yo gutabwa. Twavukiye rero mu kugoma, natwe tuvukana kwigomeka. Ntawigisha umuntu icyaha, kuba mu cyaha ahubwo nibyo bitubangukira kuruta gukiranuka. Kugeza igihe tuvuguruwe, twizeye icyo Yesu yakoze tukavugururwa. Gukiranuka ni ubuzima bw'abari muri Kristo Yesu, kandi bugenda bwitozwa iyo tugeza umwuka wera bikorera muri twe, ijambo ry'Imana rikatweza rikadutunganya, natwe ubu bushake bwo kunezeza Imana bukavuka muri twebwe igihe twakijijwe. Ariko gukiranirwa byo nta muntu uzigisha undi. Kana gato kaba kabifite, gakuze kaba kabifite. Ushobora kukarinda ibibi byose, ukakarinda televiziyo, ukakarinda abakozi, ukakirerera, wajya kumva gakubisa ikinyoma ukavuga aka kantu kabikuye hehe. Birashegeza ariko icyaha nta muntu, kubera ko twavukiye mu kugoma. Ni nayo mpamvu gutabwa bibasha kutugiraho imbaraga. Kakavuka papa yagakunze na mama yagakunze, ariko kajya kumva ntibagakunda. Satani ni umuriganya, n'umugezi wa nabi. Tukiraho rero twe twarahindutse abana b'umujinya, kuko twavukiye mu mujinya w'Imana, twari kure y'Imana. Mu Efeso 2:3 niko bavuga ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu. Ugenda ukira buhoro buhoro, ugenda ukira, uhinduka umuntu uryoshye, uhinduka umuntu wuzuye amahoro, uhinduka umuntu ufite imbaraga zo gukurikira Kristo. Hari abantu uyu munsi bashaka gukurikira Yesu, kumera nk'uko Yesu ashaka, babibuzwa gusa n'igikomere cyo gutabwa. Bakunda Imana ariko ntibabasha kwakira urukundo rw'Imana, ntibazi ubuzima bwo kwakira ubuntu, ntabwo babuzi. Bakuze basabwa kuzuza ibi ibisabwa, none bageze no muri Kristo ntabwo babasha kwakira ubuntu bw'Imana, kuko Imana nanjye vuga ngo ibintu byose biduhera ubuntu. Buriya ntabwo bikorerwa. Kubasha gusenga ni ubuntu bw'Imana bwaguhaye kubibasha.
none ukabijyamo. Uko kwizera kwagutera no kwizera ko uzi bubishobore. Ubuntu bw'Imana nibwo bwaduhesheje agakiza, ubuntu bw'Imana buduhesha gukurira muri Kristo Yesu. Ariko iyo umuntu yabaye rejete, iyo umuntu yatawe, iyo umuntu yashyizwe ku ruhande, nta bintu by'ubuntu azi, kuko ikintu cyose yagezeho yahawe yaragikoreraga. Yashobora kurya ari uko yakoze, niba yagize ibyago agarandurwa mu muryango umwe, agaterwa mu muryango udakunda, ibintu byose yarabikoreraga. Ntabwo abasha kwakira ubuntu bw'Imana, ntazi ibintu by'ubuntu, ntazi ibintu by'imbabazi, ntazi ibintu by'urukundo. Akunda Imana ariko ibintu by'ubuntu ntabasha, kuko imvune iramwishe. Ntabwo amenya impamvu atabasha kunezererwa abandi, ariko ni igikomere. Buri igikomere kidutera kubona umuntu uri nko, twajya tubona umuntu ari nko mu mwanya wacu, kajya wumva guteye n'isereri. Wabona abantu baseka kumva baseka iki, barahaza. Uzi kumva umukristo avuga ngo abantu barahaza, bakundwa. Yesu yazanywe no kudukiza inguma z'umutima, imiruho n'imibabaro twakuye mu bwana bwacu. Mwibuke ko rejection, gutabwa, bifite imbaraga ku kigero umwana nta jambo ribi yabwiwe, ariko nkamusama ni mu gihe cy'ubukene, nkamusaba se ni mu gihe umugabo yantaye, nkamusamira se mu gufatwa ku ngufu, nkamusamira se mu bintu tekereza ko rejection ayakira kiri mu nda. Ariko Imana ishimwe ko Yesu afite imbaraga zo kudukiza gutabwa uko ariko kose. Ubwo turavuga ibyo aho twabaye rejected, abantu batanabishakaga. None hari igihe Satani agutegurira abantu bazakwanga byiza byiza, bakakubwira ati inda yawe irutwa niyavuyemo, bakakubwira ati ntabwo njyewe ndi so, kandi ubizi ko ari so. Ukajya kumushaka akakwihakana, mama akakwihakana, akavuga turi kica amahirwe cy'ubuzima bwanjye, kuva waza mu buzima bwanjye bwarapfuye. Bakagutererana kwa so, bakakwanga kwa nyoko, bakakwanga. Mana yanjye, umwanzi ni umuriganya, yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Ariko Data yohereje Kristo, azaje kuduha ubugingo, azaje kutubera umwungeri mwiza, azaje kutubera umukiza. Jugunywa, agukize. Imibabaro yo kwisi nta n'umuntu wabasha kwidefinisa ngo yirangize icyo byagiye bidukoramo, nta nubwo tukizi. Ariko umucyo w'ijambo ry'Imana iyo umuritse mu mitima yacu, ahari umwijima hagenda haza umucyo, tukagenda duhinduka abantu bafite amahoro, banezerewe, batikanga, badafite ubwoba bw'uko Imana izabareka, badakorera Imana mu muruho. Iyo urukundo rwadusabye, tubasha no gutsinda icyaha, bakundwa. Data, uzi ubuzima bw'uyu muhungu n'uyu mukobwa wanteze amatwi muri kano kanya. Uzi ubuzima bw'uyu mugabo n'umugore, uzi ubuzima bw'uyu mutoya n'ukuze. Nta nubwo ibyo gutabwa no gushyirwa ku ruhande no kudakundwa no kutemerwa iby'isi yatujugunyemo n'ibyo yatujugunye, nta nubwo twabirondora ngo tubirangize. Ariko icyo ngukundira, ubizi neza, uzi byose byatubayeho, uzi byose byatugiye, uzi n'ibyo tutabasha gusobanura, kuko hari n'igihe byatubayeho tutaranavuka ntitwanabimenya, ariko wowe urabizi. Nta na kimwe kigusoba, ngo umwijima n'umucyo byose ni kimwe imbere yawe. Hari naho twakiriye urwango, abantu batabitubwiye, ariko twabirebye mu maso yabo, twabirebye mu bikorwa, twumvise atmosphere, twebwe bikatwica tutazi n'ibyo ari byo. Ibyo nabyo byose urabizi, nyaguhora ku ngoma. Uzi none n'ababwiwe amagambo, uzi n'abakoreye ibikorwa bibica bikica umuntu bwabo. Ibyo byose uzi n'aberekeje amaso bakareba ibyo batakarebye, bigasiga byishe imitima yabo, byishe uko batekereza n'uko bibona. Ibyo byose urabizi, Mwami w'abami, kandi ufite imbaraga zo kudukiza. Twirekure mu biganza byawe nanone, udukirishe ukuri, udukirishe ijambo ryawe, uduhe kugukingurira imitima ngo ugere mu nguni zose z'ibinyoma birimo. Twazaniwe no gutabwa, none tukizirika ku bindi binyoma, kugira ngo haraho turebe ko abantu batwemera, turebe ko twafitinga muri groupe runaka. Mwami w'abami, ngwino udukize, udukize kubw'imbabazi zawe. Ukize imitima y'abagore batawe n'abagabo babo, ukize imitima y'abana baretswe n'ababyeyi babo, ukize imitima y'abana bakuriye mu miryango ikabwirwa ibibi, ukize imitima y'abagabo batawe n'abagore babo bakabasuzugura, kugeza igihe bumva batakaje icyubahiro cy'ubugabo, bakumva ngira ngo ntibashyitse. Ukize ibyo bikomere by'uburyo bwose tutamenya, ukize ibikomere by'abavandimwe barobanwe bagashyirwa ku ruhande, abavandimwe bo bakabashyira ku ruhande, akumva ari wenyine kandi afite abo bavukana. Mwamukize ibyo, ukize abasigaye ari bonyine, ari nyakamwe, yumva nta muntu wamukunda, yumva umuntu se yamuciki. Ubakize kubw'imbabazi zawe. Urukundo rwawe rudusabe, rucengera muri ibyo byuho, rucengera muri ayo
amarangamutima yamenaguritse, rucengere muri iyo spirit yabaye crushed, urucengere hose kubw'imbabazi zawe, maze utuvure kandi udukize. Reka amagambo yawe atuzanire gukira. Watubwiye mu ijambo ryawe, wadukunze ntacyo duciye, kandi ibyo bibwira kutugirira ni byiza. Maso yawe aturiho, waduciye mu biganza byawe, mazina yacu yanditse muri wowe, ngo uratubumbatiye mu kiganza. Nta nubwo wifuza ko ari umuntu wadukura mu kiganza cyawe. Urukundo rwawe ruratugose. Hari watubwiye ngo ese abagore bonsa ngo babasha kwibagirwa, ugeze uravuga ngo yego bo birashoboka ko bakwibagirwa, ngo ariko wowe ntushobora kwibagirwa. Udukunda, ni wowe wenyine ukunda urukundo rudafite kondisiyo, utaturambirwa, utadusiga. Reka urwo rukundo rushorera imizi mu mitima yacu, rudukize imvune, rudukize ibyaha, rudukize ibinyoma, rudukize gushakisha kwemerwa, kuko wowe watwemeye ntacyo ushingiyeho. Urakoze mwami wanjye. Sabiye umugisha abana bawe, basabiye gukira ku mitima, basabiye kugirirwa neza. Imiryango mwami nikomokamo no gutabwa gukabije, ni nayo gutabwa bikiriramo. Twongeye kwishyira mu biganza byawe, nkuko uyu munsi watwibukije ngo tukuzanire imiryango. Ngwino dukirize imiryango, kiza abana, kiza abagore n'abagabo, kiza abavandimwe. Wongera ubuze imitima y'abana n'ababyeyi, wongera ubuze imitima y'abavandimwe, wongera ubuze imitima y'abagore n'abagabo, wongera uzane kubabarirana mwama aho abantu bahemukiranye, aho bahemukiwe. Wongera uzane gukira kwawe kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Urakoze data, subize gusenga abana bawe bafite imbere yawe, bashyize imbere yawe mwami w'abami, ubakize gushidikanya urukundo rwawe, ubahe kumenya uko iby'umwuka biteye. Kuva twaza mu isi yaguye, suko twanga, suko tureka, suko udashaka kutugirira neza. Utwigisha amahame y'umwuka, tumenye ko turwana mwami w'abami, dukomereza amaboko kugira ngo tubashe kurwana no gufora imiheto y'imiringa nyagora ku ngoma. Utwibutse ko umwanzi wacu ari Satani, niwe waje kutubabaza, niwe waje kutwica, niwe waje kudutandukanya nawe. Maze mwami w'abami yadushukisha ibinyoma bye, tukajya tugira ngo ni wowe ubwawe uturwanya, tukajya dusenga amasengesho y'ubupfapfa tuvuga ngo Mana, ngo Imana ngwiza kubibishaka, kandi nyamara urabishaka, kuko imigambi ya kuri twebwe ni myiza. Reka ijambo ryawe rivugura uko dutekereza, ritwuzuza ukuri kwawe, kugira ngo dusenge duhamya, tudahusha kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Urakoze, uduha ubuntu bwo gukomeza kumenya ibyawe, ubiduhishurira uko bikwiriye mwami, kugira ngo bitugirire umumaro n'ubwoko bwawe. Umugisha abana bawe bose bitanze muri kano kanya, ubagirire neza. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mani baho umugisha, urakoze kwihangana, nakoresheje umwanya munini. Mugire ijoro ryiza, naheje muri Nibature mu gitondo saa 11. Mwami baho umugisha.
sont